Afande, ungetumia hautatumia. Umefunga. Oh, Ramadan. Utaisha kesho. Ndakupigia sababu Dar es Salaam. Uko Dar es Salaam napigia afande. Leo bwana mambo safi. Jagesi kabisa. Mwezi Ramadhani itaisha kesho. Kesho nitakula pilau. Reka nongere nkwifurize ikaze, reka nongere nkwifurize amahoro y'ubana natwe mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tugenda tukugezaho. Imana ikomeze kugenda ikuduhera umugisha. Ngira ngo iyo video murimo kugenda mubona ni video yakomeje kugenda ikwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi bagiye bavuga ati se noneho M23 irashize noneho igiye kuganira na SADC. Ngira ngo iyo video murimo kubona ni abayobozi ba AFC M23 ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye bagiye baturuka mu bihugu kandi bitandukanye bigize umuryango SADC. Muri ibi bihugu harimo Zambia, harimo South Africa, harimo Tanzania ndetse na Malawi. Ahangaha hose rero bagiye baganira. Ibi biganiro cyo twababwira cyo nuko byagiye bibera muri Serena, engine hotel iherereye hariya mu gace ka Goma. Ngayo nguko. Hanyuma ahangaha ngira ngo byaba bigiye kumera neza kuko izi ngabo za SADC ni zimwe mu ngabo zari zihanganye ni M23. Izi ngabo za SADC zari zaje gufasha izi ngabo za FARDC, ubwo ni igisirikare cya Kongo, bari baje kubafasha kugira ngo barebe ko bahirika cyangwa se basenya burundu uyu mutwe wa M23 ukaba wagenda urekura ibice bigiye bitandukanye. Hari ibintu byinshi rero bagiye baganiraho bigiye bitandukanye, ariko bagenda banemeranya ibintu byinshi none bigiye bitandukanye. Muri ibyo ngibyo rero harimo kuba basubira mu bihugu byabo, ubwo ni ingabo za SADC bagasubirayo, kandi bagasubirayo mu buryo rwose bugezweho cyangwa se mu buryo burimo umutekano mwinshi. Ahangaha biravugwa ko babahaye igihe cyo kwitegura, abamesa bakamesa, abiyogoshesha bagira gute bakabikora, hanyuma bagacaho bagataha. Ikindi bagatwara intwaro zabo, ibikoresho byabo byose bakabitwara, ariko bakirinda gutwara ibikoresho by'ingabo za FARDC. Ngira ngo ibi ni ibintu bagiye abumvikanaho. Ikindi bumvikanyeho ni igiki? Ni ukuba basana kiriya kibuga cya Goma. Birumvikana ko ari ikibuga cyagiye gisenywa cyane, cyagiye gikubitwaho amasasu agiye atandukanye. Ibi ngibi bakavuga bati mu gihe ari nacyo kibuga muzacaho kugira ngo mutahe, rero tugomba no kuzagira gute no kuzagifatanya kugira ngo tugikore. Ikindi kandi bemeranyije ko bagomba kurinda iriya minara, yaba ari ingabo za M23, yaba ari ingabo za FARDC. Ngira ngo ibi ngibi byose ni ibintu bigiye gusa nkaho bisubira mu murongo. Noneho hari ikintu ushobora kwibaza. Hari abayobozi bagiye batandukanye, yaba Sultani Makenga yarahari, yaba Byamungu yarahari, yaba ari Elasto yarahari. Abangaba bose bari muri Serena. Kuko urimo kugenda ubibona muri no video, urabona ko bagize ibiganiro byiza, urabona ko baganiriye neza. Yaba ari Lawrence Kanyuka mu itangazo yagiye ashyira hanze avuga ati uko byagenda kose hari icyo M23 igiye kuba ikora. Ngira ngo ibi ngibi byose byagiye bigaragara. Rero nibyo twagiye tuvuga ati buriya nta kiza cy'intambara, dore ko cyane cyane yaba ari imiryango y'abibumbye yagiye ihakana ibyo u Rwanda rwagiye ruvuga ati nyamara hari ibibazo muri Kongo kandi Kongo niyo igomba kubirangiza. Nyamara imiryango y'abibumbye bakagenda birengagiza kuri bitewe n'impamvu runaka tutari bugende tugaruka hano muri kino kiganiro. Ngira ngo rero ibi ngibi byakanze abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga.
bagiye bavuga bati ibi bintu biratunguranye kubona ingabo za M23 zicarana n'iza SADC bakicara bakagirana ibiganiro bakagira ibyo bagomba kwemeranyaho nk'abantu b'abagabo. ngira ngo ibi ngibi nibyo isi yose yaritegereje. rero ahangaha hari isomo bigomba gusiga. ngira ngo ibi ngibi ni ibintu biba bigaragara. akenshi tujya tuvuga tuti ntabwo ari ngombwa kugira ngo tuzategereze inkunga z'amahanga, ntabwo tuzategereza ngo Amerika nize izirangiza ibibazo, kandi mu by'ukuri Afurika nayo ifite uburyo bwo kugira ngo ibe yabikemura. ngira ngo ibi bintu nibiza kuba byakemuka nta mbaraga zindi zibe zikoreshejwe. niba mubyibuka neza, hari saga yari imaze iminsi irimo kugenda icaho, barimo kugaragaza buryo ki hari indege yaje kuba ihanurwa, inahanurwa na ndetse yari irimo abasirikare n'ibikoresho bigiye bitandukanye. abenshi bakagenda bavuga ngo ni ya M23, abandi bakavuga ngo ni ya RDF. ugasanga ibyo ngibyo byose birimo biragenda bivugwa mu buryo bugiye butandukanye. ugasanga iriya nama yabaye ya UN, ugasanga nyine uyu nguyu Nduhungire yarimo kugenda asa nkaho arimo kugenda bazwa cyane cyane, avuga bamubaza bati se mufite ingabo zingana iki muri RDC. ariko ibyo ngibyo ntago kereka uri umuntu ugira ubwoba cyangwa se ushaka kugira ngo ugire umuntu ushimisha nibwo wagenda wemera ibyo utakoze. ariko ngira ngo hariya yabasubije neza. hanyuma bagenda bamubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. ahangaha rero nagiye mbona abantu benshi bagiye navuga ko ari babandi nyine babandi tuba duhanganye nabo baba bacungacunga bareba aho igihugu kigeze. ugasanga nyine barimo barivugira ibyo biboneye, ugasanga barimo baravuga ibitandukanye bihabanye. ibi ngibi byose rero mu ijambo rimwe, niba bavuze ngo indege ya M23 yaguye cyangwa se yarashwe cyangwa se bayihanuye, ni M23. ubwo rero mwebwe ibyo mugereka mukavuga ngo ni u Rwanda, ngo ni indege ya RDF, ngo ni ibiki, ibyo ngibyo byose ni amatakiranguye. rero twese icyo twari twiteze ni ukugira ngo iyi M23 ibyo bayisezeranyije bikorwe, kandi bikorwe mu mahoro. niba ari ingabo za SADC zitahe, ubwo birumvikana ari iza Zambia zigomba gutaha, South Africa zigomba gutaha, Tanzania zigomba gutaha, Malawi zigomba gutaha, kandi bagataha batekanye. ngira ngo ibi ngibi M23 ibikora byose muri kugira ngo muri Kongo hagaragara amahoro, kugira ngo Kongo haboneke amahoro. ibi ngibi yagiye ifata agace ka Waikare, irangije ikarekuraho igihe gito, barangiye bavuga ngo batsinzwe. kandi nyamara mu by'ukuri ntibazi impamvu bari baharekuye, ntibazi impamvu babikoze, ahubwo niba abantu baza bakitereka bakaza bakavuga ibintu bapfuye gukura mu mitwe yabo, batazi iyo biva n'iyo bijya, ahubwo bakumva ko byende tujya tuvuga bayoborwa n'amarari yabo, bayoborwa n'amarangamutima. umuntu akaza agapfa kuvuga ikintu ariko atazi ahantu kivuye. ngira ngo rero ahangaha M23 ikimara kuganira na zino ngabo za SADC, byanga bikunda hari ikintu kigiye gukorwa. ese noneho biraza kugenda gute? ese noneho izi ngabo za SADC zikimara kuva hariya, FDLR iri muri iriya shyamba, FARDC za Wazalendo, ibi ngibi biraza guhagarara? ese ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari Kongo, ibi ngibi biraza guhagarara? ese abanyamurenge bakomeje guhohoterwa bakurwa mu byabo, ibi ngibi biraza guhagarara? M23 kariyo mpamvu yasaze igasezora ikavuga ati ntabwo twe tuzigera twihanganira mu gihe bene wacu barimo kwicwa, mu gihe abavandimwe bacu barimo kwicwa, ntabwo ibi ngibi tuzabyemera. ese ibi ngibi noneho biraza kuba byahagarara? ngira ngo rero ibi ngibi uko byagenda kose, iyo hatangiye ibiganiro nk'ibi ngibi byerekeza ku mahoro, uko byagenda kose intambara ibigiye gukubitwa ishoti. ibi ngibi rero natwe nibyo twifuza, ngira ngo n'undi wari wese nibyo yifuza. iyi M23 yakomeje kugenda igaragaza imbogamizi, ikavuga ati nyamara nubwo batubwira ngo turajya mu biganiro tubijyamo cyangwa se turabitegereza, ariko ntibikunde. ahubwo ugasanga Felix Antoine Tshisekedi arimo aragenda akirirwa avuga ibintu bidafite aho bihuriye n'ibyo M23 isaba. ngira ngo ibi byose byagiye biteza urujijo.
yaba ari mu Rwanda babigenderamo, ugasanga ari nabyo nduhungiye barimo kumuhata ibibazo, nawe akababwira ati ariko twebwe nta ngabo dufite muri Kongo, ahubwo twebwe turarwanira imbibi zacu, turarwanira ibikorwa byacu kugira ngo bidasenyuka, kubera ko hari ahantu usanga ko hari ibikorwa kandi koko nibyo, turarwana n'iterambere ryacu kugira ngo ridasenyuka ridasenywa, kuko aho twavuye nitwe tuhazi. Ibi ngibi byose rero ugasanga nyine barimo baragenda bamuhata ibibazo, yaba ari Abafaransa bakamuhata ibibazo yehe, ariko ugasanga nyine ikibazo ni kimwe, ni RDC, kandi igisubizo ni kimwe, ni RDC. Kugira ngo ibi ngibi byose rero Felix Antoine Tshisekedi niwe ufite mu biganza nk'uko tujya tubivuga. Ibi ngibi byose niyicara kumva ko ari we bireba, niyicara kumva ko ari we ugomba kubikemura, niyicara kumva ko ari we kibazo, ari we nyirabayazana. Ibi ngibi rwose bizakunda kandi nta mahanga azigera bigeramo habe na rimwe. Ngira ngo ibi ngibi byose rero byakabaye bitanga isomo, kumva ngo Amerika izaza ngo igufashe, kumva ngo Abirigi bazaza bagufashe, kumva ngo hehe nahi bazaza bagufashe, ukirirwa utagaguza ibyawe, ukirirwa utagaguza amafaranga. Yakabaye agira icyo akora, yakabaye yubaka igihugu, yakabaye asana ibyangijwe, yakabaye yubaka byinshi, ahubwo ukayamena urimo kujya gushaka ngo abaterankunga bafasha, nkaho wavunitse amaguru, nkaho nta mutwe ufite wo gukora, nkaho Imana itaguhaye kuyobora. Kugira ngo ibi ngibi biba ari ugutsindwa, biba ari ukwemera ko nta bushobozi ufite. Kugira ngo rero ahangaha nibyo umukuru w'igihugu ajya avuga ati, niba nta n'imbaraga ufite cyangwa se ukeneye support, isabe neza ariko ureke kujya kurira, ureke kujya kwirirwa uboroga, nta n'uborogera, kandi nyamara mu by'ukuri urimo kuririra nta nimuwagufitiye, nimuwagufite ari izabihehe, ahubwo arimo kugufasha bitewe n'ibyo ufite kugira ngo abanza bikuvaneho. Ngira ngo rero ibintu nibiza gukemuka birabibaye, kandi navuga ko ari Afurika iriwe yishakiye ibisubizo, kandi nk'uko bakomeje kugenda babisaba. Ibi ngibi rero ntabwo twavuga ngo ni Amerika ngo ibyihishe inyuma, ngo ni Abirigi, ngo n'ibiki, oya. Ibi ngibi ni M23 iri bube igize uruhare mu kugira ngo bino bintu bikemuke, ndetse n'izi ngabo za SADC. Ibi ngibi byose rero biza kuba byarabaye n'ubundi na mbere, nta nubwo bino byose byari kuba. So rero reka tubabwire ngo Imana ikomeze kugenda ibafasha, reka tubwire abakongomani bakomeze bihangane, ariko twese icyo dushaka ni amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byo kumena amaraso bihagarare, ibintu byo gutoteza abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bihagarare rwose, igihugu cya Kongo gitekane. Jean Marie Vianney Uwitonze na Rit Media TV, Imana ikomeze kugenda iguhumuriza.